impano ya ba Magi. Kera habayeho abakunzi babiri mu mujyi muto wo mu Bwongereza, umwe witwaga James undi akitwa Dera. Barakundanaga cyane. Ubwo basozaga kaminuza, James yabonye akazi ko kuba umwanditsi mu kinyamakuru, ahembwa amapawundi 50 ku kwezi. James yaje kwizihirwa cyane ndetse yiyemeza gusaba Dera ko babana. Ati, Dera, maze igihe kinini nkukunda guhera igihe nakubonaga bwa mbere, kandi ndifuza kugumana nawe mu rukundo kugeza ku mpera y'ibihe. Ndashaka gusazana nawe Dera, uremera gushakana nanjye? Yo James, nanjye ndifuza gusazana nawe. Ndemeye, nzashakana nawe. Kera kabaye, James na Dera barashyingiranywe mu birori biciriritse. James yakodesheje inzu irimo ibikoresho byose amapawundi 8 ku cyumweru. Abo bashakanye bari babayeho bishimye kandi banyuzwe. Mu bigaragara, urukundo rwabo rwakuraga umunsi ku wundi. Ibintu byakomeje kugenda neza kugeza ubwo hateraga ihungabana ry'ubukungu, maze umushahara we uragabanuka kugera ku mapawundi 40. Agira ati, mukunzi wanjye, ibihe tuzabitambukamo ntugire ikibazo. Undi ati, nibyo koko mukunzi, igihe cyose ngufite iruhande rwanjye nta kintu cyantera impungenge. Icyo gihe rero umugabo n'umugore we babagaho batungwa na duke tuzabageza ku iherezo. Hashize igihe gito, Noheli yaregereje. Imihanda y'i Londres yari yuzuyemo urubura, amaduka yari atakishijwe amatara n'amazu arimbishijwe ibirugu. Muri icyo gihe Dera yagiye kugenzura ubwizigame bwe ngo amenye ayo amaze kugezamo. Ipawundi 1.85, 86, 87 ni ayo gusa. Ye baba we, kandi ejo ni Noheli, ubu ndakora iki? Ibi ntibihagije. Icyo gihe abo bashakanye bari bafite imitungo 2 yajyaga ibatera ishema cyane. Imwe yari isaha ya zahabu yari yarahawe na se nawe wari warayihawe na sekuru. Undi wari umusatsi wa Dera. Dera yari afite umusatsi mwiza w'ibara ry'igaju wamugeraga munsi y'amavi, kandi wendaga kumubaho nk'umwenda. Aribwira ati, kama mbaye igikwiye ugomba kugikora. Ahagurukana igihunga, amarira amuzenga mu maso. Dera yihanagura amarira mu maso, yambara ingofero ye ishaje y'ibihogo, akinga urugi, amanuka esikariye ajya mu muhanda. Nyuma y'akanya gato ahagarara hafi y'iduka ati, ni aho mwiriwe, mwangurira uyu musatsi wanjye? Undi ati, wakuramo ingofero nkawureba? Dera akuramo ingofero ye, nuko ahambura umusatsi we, nuko akoresha ikiganza cye awufata nk'uwegura, nuko yemera ko awugura. Aragira ati, ni amapawundi 20. Undi ati, ndawugura. Nyuma y'amasaha make, Dera yari ari hanze mu mihanda ya Londres ashakira impano nziza ikwiye James. Amaherezo aza kuyibona. Ati, ni ukuri koko
iyi yakorewe James nta wundi, yari umukufi mwiza platinamu wakuwe imahanga, uteye amabengeza. Imiterere yawo ubwawo yasobanuraga igiciro cyawo, hatariho imitako y'ibikabyo nk'uko ibintu byiza byose biba bimeze. Wari unafite agaciro k'isaha, nta no kubitekerezaho yahise awishyura amapawundi 21, ahita yihutira gutaha iwe n'ibice 87 yarasaguye. Saa moya yari ahishije ikawa ndetse n'ipanu yari yashyushye iri ku mashyiga yiteguye guteka inyama. Dera yari yazingazinze agasatsi ke kamufasheho ameze nk'akanyeshuri k'agahungu, ko niko yari yatekereje. Ati James natampitana akimara kumbona ari buvuge ko nsa n'agakobwa kabyina mu ndirimbo, ariko se ni iki nari gukora? Ni iki nari kumaza ibice 87? Muri ako kanya ahita yumva imirindi ye ari kuzamuka esikariye, ahita agira ubwoba. Aribwira ati Mana mfasha, umuhe kubona ko nkiri mwiza. Urugi rurakinguka, James arinjira. Yagaragaraga nk'unanutse kandi usuherewe. Ubwo yarebaga Dera yakomeje guhagarara atanyeganyega, akomeza kumutumbira, ananirwa gusobanukirwa n'imyifatire bari bafite. Bimutera ubwoba, nuko yigiza ya meza yari imbere ye aramusanga. Ati James mukunzi, sigaho kundeba utyo, niyogoshesheje umusatsi ndawugurisha kuko sinari gushobora kumara Noheri ntaguhaye impano, bizongera ikure nanone. Urabizi umusatsi wanjye ukura vuba cyane. Ariko James ntiyagira icyo asubiza. James vuga uti Noheri nziza, hanyuma twishime. Ntabwo uzi impano nziza ngo ufitiye uko imeze. Undi ati ese wogoshesheje umusatsi wawe? Ati yego nawogoshe, ndawugurisha. Ubwo ntabwo ukunze ukundi, ndacyari njye ntanafite umusatsi. Siko bimeze. James amwitegereza akomeje mu isura. Ati ntunyumve nabi Dera, ntekereza ko nta kintu, yaba inyogosho, insokozo cyangwa amavuta yo mu mutwe yatuma ngukunda gake, ariko nupfundura iyi mpano urasobanukirwa icyatumye ngwa mu kantu nkukubona. Dera ashwanyuza ibipfunyikishije impano, afunguye ikarito akoma akaruru k'ibyishimo. Ati oh wow! Ariko ibyishimo bye byari by'akanya gato, kuko impano yari ibisokozo, ibyo ku ruhande n'iby'inyuma yajyaga akunda yifuza kubona ku neza no ku nabi. Ibisokozo byiza, igikono cy'akanyamasyo cy'umwimerere kizengurutswe n'imirimbisho y'agaciro. Byari bihenze cyane kandi umutima we wari warabirarikiye igihe kinini, nta byiringiro by'uko azabitunga. None ubu yari abibonye, ariko icyo yagombaga gutakisha iyo mirimbisho y'agaciro cyari cyamaze kuvaho. Yarabifashe arabikomeza, abireba amena amarira, ari nako aseka. Ati umusatsi wanjye ukura vuba cyane James. Nuko Dera arira asimbagurikira nk'akajangwe, aravuga ngo yo James, nturabona impano yawe nziza nagukugeneye? Nuko ayimupfubatisha mu kiganza ashishikaye, aravuga ngo ese urabona atari nziza James? Nazengurutse umujyi wose nyihiga, ubu uzajya ureba ku isaha inshuro 100 ku munsi. Isaha yawe ndashaka kureba uko bijyanye. Aho kubikora, James yirambika mu ntebe, nuko ashyira amaboko ye ku mutwe araseka, aravuga ati Dera, reka dushyire impano zacu za Noheri ku ruhande tube tuzibitse.
ni nziza cyane ku buryo zidakwiye gukoreshwa nk'impano gusa. Undi ati cyo ushatse kuvuga iki? Ati nagurishije isaha yanjye kugira ngo mbone amafaranga yo kugurira ibisokozo. Nuko mu nzu habaho ituze mu buryo butunganye kugeza ubwo James yongeye kuvuga agira ati ahubwo itekera inyama twirire. Nuko Della aramwirukira, aramuhobera, aramukomeza. James nawe aramuhobera. Della aravuga ati yo James ndagukunda cyane. James ati ndagukunda cyane kurushaho. Nk'uko mubizi abamagi bari abantu b'abanyabwenge tangaje bazaniye impano akana Yezu. Bavumbuye umuco wo guhana impano za Noheli nk'abanyabwenge. Impano zabo zabaga ari iz'ubwenge bidasubirwaho. Ariko inkuru ibabaje y'abakunzi babiri babaga mu nzu y'i Londres basaga nk'abiyemeje kwitangira mugenzi we, agaheba ubutunzi bukomeye cyane bw'umuryango wabo. Nibo banyabwenge kurenza abandi, ni abamagi.